word. I get coconut head, I get big ear, but I know the hear word. igikoresho cyanjye kamera. Yes we. Tangiye gufotora baranda mbona tangiye gufotora haranda kuraka. Yes we. Amaji bimeze bite? Nese kuri na kamera. Kamera zitanga too much. Ahubwo mwegerane mbakorera ka. kandi ndiruka ubu ndashobora kubafotora ndiruka niyo ni ukumufata nk'umusizira sisi Babylon yibere aho ngaho mazi ikintu kiza gifotora n'abantu. Nope. baravuze ngo abakameramani ntabwo ari twe tuzarya ariko n'ubundi tuzajya turya iyi kamera ngomba kuyikoresha nkayikuramo amafaranga. manika kwifotora gufotora nsanze n'ibyo bibodaboda wambaye bodaboda ye baba we ni nazazindi batanga mu mfashanyo ntabwo nari nzamba nkukize muri kamera yanjye. Zaza nizi zanjye zaza wajya zazi niziterura abantu baterumira mu kwa muganga. Ngo ziterura abantu wabanje ukareka shaka bari weziheraho ziterura. Oya witubiza reka ahubwo nabonye wambaye neza reka ngufotore umfashe cyo muri ayo magambo. Basi ni nagufotora wambaye bodaboda kumufotera wambaye ku gashati umuntu ako gashati nawe gataniye na magazine ubone nubwo wagakuye muri cagu gira. Yes we. Poster ntiza abaturage ako nundi biraguranye ko umuntu yagusubiza mu bantu n'ikigari nta kibishira ubwo busuri hano nico mukere kandi shibyo ntabona umva bwa butipe nahoze mvuga nkiyo bw'ubuturage ye nakubwiye ati shyira amafaranga hano ifotora isanga kuri WhatsApp ujye kwihanaguza ntago bagifotora umuntu ngo wete umuheze akira ariko ndayisanga naho ndayariye. Cyamamare gisohotse mu gipangu buriya ntabwo ndabura bitanu mikuraho cyamamare bavuze bijya bikiri ngo bitateke ntabwo nabura ayo amafaranga nkuraho kamfoto. Yes we. Kawogira ngo gafotora impyisi na za rubwana nako kamera kamfotora ubundi se najyamo akarakara uri munini ko kuzabwira kete polarize gufotora